Ubwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuraga akarere ka Nyamasheke mu mwaka wa 2022 nibwo umuturage witwa Muhizi Anatole yamugejejeho ikibazo cye cy'uko inzu ye yayambuwe ndetse akayibuzwaho n'uburenganzira nyamara yarayiguze n'uwahoze ari umukozi wa Beneri. Uyu mugabo nyuma yo kugeza ikibazo cye kuri Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahise gutegeka ko iki kibazo kigomba gukemurwa mu gihe kitarenze iminsi 3. Nyamara iki kibazo aho gukemurwa ahubwo yahise atabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha impapuro mpimbano ndetse no gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko. Uyu mugabo akaba yaje gufungurwa kuri uyu munsi rero, aho yari amaze imyaka 3 yose mu myaka 5 yakatiwe azira ubusa. Ariko nyuma yo kugeza ikirego cye mu rukiko rw'ubujurire yaje guhita afungurwa kuko urukiko rwasanze yari amaze imyaka 3 afunzwe. Koze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi Inkeragutabara, nkaba narasezereye muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzo ntabwo hamwumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba ngenda ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. Birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri buze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida, kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemurira ikibazo kuko n'ubundi abo kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibye. Ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Iki kibazo mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Ibyavuye mu iperereza bigaragaza ko ibyo Muhizi yavuze bihabanye n'ukuri kw'ibyabaye, ahubwo Muhizi we ubwe yanze kuva mu nzu nyuma yo gutsindwa urubanza agategekwa n'urukiko kuva muri ya nzu. Ibi bikorwa rero nk'ibi ngibi ni icyaha gihanwa n'amategeko, gifatwa nko gutesha agaciro icyemezo cy'inzego z'ubutabera. Iperereza ikindi kintu ryagaragaje ko iyo nzu yari yaratanzweho ingwate bishingiye ku mwenda wa miliyoni 31 Rutagengwa Jarewo yari yarafashe muri Beneri hanyuma akayitangaho ingwate. Ibyo rero Beneri yaje kwandikira ibiro bishinzwe ubutaka ibasaba gushyiraho itambamira kuri iyi nzu nyuma yo gutsinda urubanza rwo gukoresha inyandiko mpimbano yaregagamo Rutagengwa Jean Leon wahoze ari umukozi wayo nk'uko nabivuze. Akaba uwo yahoze ari umukozi wa Beneri aza kwirukanwa kubera ibindi byaha yarakurikiranyweho. Ikindi cyagaragaye nuko Muhizi yaje gutsindwa mu rubanza yari yarezemo ibiro by'ubutaka mu rukiko rukuru rw'Inyanza.